mu gace k'ikiganiro cyo kwibuka uyu munsi abatutsi basaga 45,000 bari bahungiye muri Kiliziya Nyamata, bakaba bari bagerageje kwirwanaho mu gihe cy'icyumweru, bacitse intege. Icyo gihe interahamwe n'abasirikare bafite imbunda ndetse na za grenade barabatega. Kuri uwo munsi kandi abatutsi basaga 10,000 muri segiteri ya Rukumberi nabo barishwe. Uko jenoside yagenze tariki 16 Mata 1994, ahenshi mu hakorewe ubwicanyi ni muri prefegitura za Kigali, Kibuye na Kibungo. Jenoside yabereye i Nyamata, yarakomeje kuri iyo tariki ya 16 Mata 1994 i Nyamata. Twakwibutsa ko abatutsi bari bahungiye ku musozi wa Kayumba ku matariki 9 n'10 Mata 1994, bagereza kwirwanaho kuri uwo musozi basubizayo ibitero by'interahamwe byabagabwagaho. Hanyuma interahamwe zibonye zineshejwe zatabaje abasirikare biga ko baza kubatabara kuri iryo shyamba kuri uwo musozi wa Kayumba. Guhera ku itariki 11 Mata mu masaa 3 ya mu gitondo nibwo haje ibitero bya mbere biza bifashijwe n'abasirikare bavuga ko muri za bisi barasha abatutsi bari Kayumba, babashije kurokoka bajya ku kibuga cyari ahahoze komine Kanzenze. Bigeze mu masaa 9 wari burugumestre wa komine Kanzenze Gatanazi yaraje abwira interahamwe ati mukuru umwanda imbere ya komine. Abatutsi barasubiza bati ntidufite aho tujya, nawe ati aho mujya hose barabica. Abapolisi rero bahise babiraramo barabarasa, bose biruka bagana ku Kiliziya ya Nyamata. Bahageze basanze Kiliziya ifunze, padiri w'umuzungu yanga kubakingurira kuko yavugaga ko iririma abatutsi babiciye mu kigo cyabo. Bamwe batangira kurira urupangu rwo kwa padiri bakagwamo imbere. Bigeze nka saa 11 nibwo padiri yakinguye Kiliziya, abantu barinjira, ariko baje kuba benshi biba ngombwa ko abagabo n'abasore baharira abagore n'abana bajyamo imbere, bo baguma hanze. Abandi nabo baje kujya mu gipangu cyo kwa padiri aho bita muri centre pastorale. Tariki ya 12 abafite abana bahawe imiceri yo guteka. Mu gihe bari bagiye kugaburira abana nko mu masaa 4 haje igitero cy'interahamwe cyamaze nk'iminota 30, batera za grenade bararasa, bamwe barapfa abandi barakomereka. Zirangije zihirika inkono ziragenda. Tariki ya 13 Mata abatutsi barongeye barisuganya barateka. Nabwo haje ikindi gitero cy'interahamwe, baza nka saa 6 nacyo cyamaze iminota 30, nabwo barasa no mu bashumba bari baragiye inka zari hafi aho ngaho, barasa hagana ku irimbi, batera za grenade ku Kiliziya, abenshi barapfa abandi barakomereka. Abandi bari batetse batarahisha, nanone interahamwe zihirika za nkono kugira ngo zibabuze kurya. Itariki ya 16 Mata 1994 nabwo haje abandi batutsi bari bashoboye n'abasirikare babakuvanye ikanazi. Itariki ya 14 nibwo haje abandi batutsi bari baturutse Mananyundo, akaba ari bamwe mu bari barokotse ku musozi wa Rebero. Iyi tariki ya 14 Mata kandi nibwo abapadiri b'abazungu babaga i Nyamata bigendeye basiga za mpunzi z'abatutsi. Ku itariki 15 Mata 1994 hari kuwa gatanu haje igitero cyarimo abasirikare baturutse Gako. Interahamwe zari zambaye imyenda yazo y'ibitenge n'abaturage bambaye amashara kugira ngo babashe kwitandukanya n'abari bagiye kwicwa. Bamwe baturutse mu muhanda wo munsi y'irimbi, abandi baturuka ku muhanda wari ku mashuri baragota. Byari hafi saa 5 z'amanywa. Abasirikare barabanje bohereza amasasu, abagabo babanza kwirwanaho batera amabuye, nyuma baje kunanirwa bihinda bajya mu Kiliziya, baje guteramo imyuka iryana mu maso, bajugunyamo za grenade, bica n'umuryango wa Kiliziya kuko abagabo bamwe bari bawufashe barwana n'abicanyi bashakaga kwinjira. Nyuma bavugije amafirimbi n'ingoma, interahamwe n'abandi baturage b'abahutu binjiramo n'imihoro n'impiri barica bageza saa 10. Hari kandi n'abagore n'abakobwa b'abahutukazi baje gucuza intumbi, batwara imyambaro, bagasaka imirambo ngo barebe ko hari abafite amafaranga. Tariki ya 16 Mata 1994 ubwicanyi bwakomereje kuri centre pastorale. Abicanyi bahageze saa 8 z'amanywa, abagabo barimo birwanyeho babatera ingeri z'imyase, abasirikare n'interahamwe babateyemo za grenade, abenshi barapfa. Nyuma baza kwica urugi bashobora kwinjiramo, batemagura barimo imbere kugeza saa 12. Ku itariki ya 16 Mata nibwo hishwa abatutsi bari bahungiye mu babikira no muri maternité yo ku mubikira witwaga Agnes. Ku itariki ya 17 Mata interahamwe zaragarutse zitanga itangazo ko abakirimo umwuka basohoka kwa mahoro yagarutse bagiye kubajyana iwabo.
abakirimo umwuka koko baremeye barasohoka, noneho bicazwa mu kibuga cy'indege barabahorahoza. Kuri iyi tariki ya 17 Mata kandi nibwo bazanye kateripirari yo gucukura imyobo inyuma ya Kiliziya ya Nyamata ahajugunywaga imibiri y'abishwe kuko yari itangiye kunuka. Bamwe mu batererwaga imibiri bakaba barimo abagororwa bari bambaye imyenda yabo. Nyuma yo guhorahoza abari aho nibwo bavuze ko abatarashiramo umwuka batazongera kubica, ahubwo bazajya babajyana bakabajugunya muri ibyo byo bari bazima, kuko kujyana imirambo bibavuna. Bayiteruzaga ibiti kandi myinshi ikaba yari yaraboze itangiye kunuka igasigara kuri bya biti. Bamwe muri baruharwa bagize uruhare muri ubwicanyi bw'inyamata twavuga Gasana Juma wari superefetura Kanazi, Gatanazi Bernard wari burugumesitiri wa komine Kanzenze, Karerangabo Vincent wari umugenzuzi w'amashuri, Bizimana Jean de la Croix wari directeur w'ishuri gatolika rya Nyamata, Ngombwa Gervais wari umucuruzi, Janvier wari umukozi wa minisiteri w'imirimo ya leta, Ntambara wari umupolisi wa komine Kanzenze, Rwabidadi wari umusirikare, Rwarakabije Bernard n'abandi. Iyicwa ry'Abatutsi kandi ryarabaye kuri iyo tariki mu karere ka Karongi ahitwa ku Mugonero. Ku Mugonero mu gihe cya jenoside cyari ikigo cy'abadivantiste b'umunsi wa karindwi, hakaba hari hubatse ibitaro, hari hubatse n'ishuri ryisumbuye ry'abaforomo n'itorero ryari rishamikiye kuri iryo shuri. Itorero ryayoborwaga na Pastori Elizafani Ntakirutimana, ibitaro bikayoborwa n'umuhungu we Dr. Jean Ntakirutimana. Benshi mu Batutsi bahahungiye bari baturutse muri komine ya Gishyita, Gisovu na Rwamatamu. Abatutsi batangiye kuhahungira guhera tariki ya 8 z'ukwa 4 1994. Ku itariki ya 15 Mata 1994, Pastor Elizafani Ntakirutimana yajyanye n'abajandarume bari bahacunze mu nama kuri perefetura ya Kibuye. Bagarutse hafi ya saa 9 z'ijoro. Bamwe mu bajandarume batangira kubwira Abatutsi ko bari mu nama yateguraga kubica ku isabato tariki ya 16 Mata. Mubo babibwiye harimo n'abapastori b'Abatutsi bahise bandikira ibaruwa Pastor Ntakirutimana bamusaba kurengera impunzi z'Abatutsi no kutamena amaraso ku isabato, ndetse byashoboka akabisaba burugumesitiri wa komine Gishyita si kubwabo Charles kuko bakoranaga cyane, ndetse na se wa burugumesitiri yari pasiteri muri iryo torero. Mu ibaruwa Elizafani Ntakirutimana yabashubije, yababwiye ko ntacyo yabikoraho kuko umwanzuro wo kubica wari wamaze gufatwa kandi ko bagomba kwicwa nta kabuza. Tariki ya 16 Mata 1994 haje ibitero, ariko Abatutsi bagerageza kwirwanaho kuva saa 2 za mu gitondo kugeza hafi saa 7. Aribwo abicanyi bagiye gusaba ubufasha ku Kibuye. Baraje baza bafite intwaro zikomeye, ari nabwo barushije imbaraga Abatutsi batangira kwica abari mu bitaro, abari mu rusengero n'abari ku ishuri ry'abaforomo. Muri ibyo bitero harimo Prefet wa Kibuye Dr. Kayishema Clement wahamijwe icyaha n'urukiko mpanabyaha mpuzamahanga rwa Arusha, akaba yaranaguye muri gereza y'umuryango w'abibumbye. Harimo kandi burugumesitiri si kubwabo Charles uri mu bashakishwa n'urukiko mpuzamahanga. Harimo Ntakirutimana Elizafani n'umuhungu we Dr. Ntakirutimana Gerard, aba bombi bakaba barakatiwe n'urukiko mpuzamahanga rwa Arusha. Harimo kandi umucuruzi Ruzindano Bet nawe wakatiwe n'urwo rukiko. Burugumesitiri si kubwabo amaze kuhagera yinjiye mu rusengero asaba abahutukazi bashatswe n'Abatutsi gusohoka hanze, maze hasohoka abagore babiri basiga abana babo. Ibitero byarimo kandi abasirikare, abajandarume n'interahamwe barinjiye kuri uwo munsi w'isabato batangira kurasa mu rusengero, bateramo na za grenade. Abatutsi benshi cyane barapfa, abandi barakomereka, bakomeje kwicwa, ndetse n'abandi Batutsi bari bihishe mu bitaro baricwa kugeza barangiye. Kuri iyo tariki kandi hishwa Abatutsi ahitwa muri home ya Mutagatifu Yohani no muri Kiliziya Gatolika ya Kibuye mu mujyi wa Kibuye mu karere ka Karongi. Kiliziya Gatolika ya Kibuye naho Messenger yishamikiyeho hiciwe Abatutsi barenga 11,400 nibo bashoboye kumenyekana, baje baturutse muri za komine Gitesi, Mabanza, Gisovu na Gishyita. Bahageze ku wa kabiri tariki ya 12 Mata 1994 benshi cyane. Bigeze ku wa kane tariki 14 Mata 1994 inzara yatangiye kubarembya abari mu Kiliziya. Ni nabwo padiri mukuru wa paruwasi ya Kibuye witwaga Senyenzi yagiye kureba burugumesitiri wa Gitesi witwaga Karara Augustine agamije kubasabira ubufasha n'uburinzi, ariko burugumesitiri aramwangira. Prefet Kayishema Clement yandikiye ibaruwa padiri Senyenzi na burugumesitiri Karara amutegeka kohereza Abatutsi bari kuri Kiliziya, abyita ko bagiye kurindirwa umutekano kuri stade Gatwaro, ngo kubera ko batari kubona abakomeza kubarindira umutekano kuri Kiliziya bonyine. Ariko padiri Senyenzi yarabyanze abasaba kuhaguma. Mihigo Juvenal wari perezida w'urukiko rwa mbere rwemezo rwa Kibuye yaje kubwira umufurere bari inshuti witwaga Yowakimu Rugabagaba w'umututsi wabanaga na padiri Senyenzi ko yahunga kubera umugambi wo kubica wategurwaga. Uyu mufurere koko yarahunze, ariko padiri Senyenzi amubwira ko atasiga intama nk'umushumba watorewe kwitangira abandi.
kuri home messenger abatutsi bari bahari bafashijwe cyane n'umuzungukazi w'umubirigi witwaga Emma wari umucungamutungo wa home messenger. ngo umuzungukazi yajyaga hanze y'ikigo akabazanira amakuru akayabwira Padiri Senyenzi ko hategurwaga kubica. Uyu muzungukazi interahamwe zaje kumugirira nabi, baramukubita, bamusenyera inzu, bamutwikira n'imodoka muri home messenger kubera ko yafashaga abatutsi. Ambasade y'Ububirigi yifashishije minuar baje kumutwara, agenda ashavujwe cyane n'ibyo yabonye byo gusiga impunzi zamuhungiyeho. Ku itariki 12 Mata babafungiye amazi yavaga mu kigega cyari mu kigo cya gisirikare cya Kibuye. Hanakozwe inama kuri komine Gitesi zo gutegura kubica ziyobowe na burugumestre Kararo Augustine, witwa Rusezera Innocent, Kayihura Bernard n'abandi. Tariki ya 16 Mata 1994 interahamwe n'abandi baturage baje kubica. Abagabo n'abasore bari mu Kiliziya birwanyeho basubiza inyuma ibitero byarimo interahamwe hafi 100. Bagiye gukora izindi nama, bagaruka bukiye ku cyumweru tariki 17 Mata, barimo abasirikare, abajandarume, abasiriveye b'amagereza n'interahamwe nyinshi zari zaratojwe imbunda. Prefe wa prefetura Kibuye Kayishema Keremubwe yaje ku Kiliziya yitwaye mu modoka, abwira abicanyi ko yahawe itegeko ryo kwica abatutsi ndetse abasaba guhita batangira kwica. Ibitero byatangiye kurasa amasasu hanze ya Kiliziya no mu Kiliziya, abantu bamaze kwihinda binjiramo. Ikigo cya gisirikare cyari gituye hafi ku musozi wa Gatwaro, nabo batangiye kohereza amabombe menshi mu Kiliziya akabasangamo, nubwo yubakishije amabuye ndetse banakanaboherezaho ibyuka biryana mu maso. Ngo umunsi hitswe abatutsi benshi cyane. Umuyobozi w'interahamwe witwaga Rukumberi Emmanuel yaje gutanga itegeko ryo kwinjira mu Kiliziya, batangira gutema abantu, kubasogota, kwica n'abana batoya, ari nako imirambo yari gerekeranyije ndetse bamwe bakiri bazima bari munsi y'imirambo. Abagore n'abakobwa basambanyijwe ku ngufu mbere yo kwicwa, babacuza imyambaro yabo, baza kwicwa kimwe n'abagabo. Hari abana biciwe mu mabere y'ababyeyi babo bonka imirambo. Interahamwe kandi zashyizwe ku nkombe z'ikiyaga cya Kivu kugira ngo hatagira abatutsi bazajya kunywa amazi ku manywa cyangwa ngo bahunge banyuze muri icyo kiyaga. Hari n'abandi bana 150 bakuwe muri home messenger bajya kwicirwa mu bitaro bya Kibuye. Iyicwa ry'abatutsi kandi kuri iyo tariki ryakomereje i Rukumberi muri komine Sake, ubu ni mu karere ka Ngoma. I Rukumberi iyicwa ry'abatutsi ryatangiye itariki 7 z'ukwa 4 1994 mu gitondo muri serere ya Ntovi. Kubera ubwinshi bw'abatutsi bari bahatuye, babanje kwihagararaho. Interahamwe n'abapolisi ba komine bari mu witwaga Butoyi, Inyasi n'uwitwa Uwimana bari bitwaje imbunda, ariko ntibashobora kuzicisha abatutsi benshi kuri uwo munsi. Bishe mu ngo ebyiri z'abarimu, urwanyira Murore Elizabeth n'urwa Ntaganda Celestine wari directeur y'ikigo cy'amashuri abanza cya Rwintashya. Ku itariki 8 Mata interahamwe zaturutse muri komine Sake zifite ibikoresho gakondo. Abapolisi ba komine Sake bayobowe na burugumestre Ernest Rutayisire na depite Mutabaruka Silvani bahuriye na Birindagabo Jean Paul wari wazanye abasirikare mu modoka ye, bikusanyiriza ku rusengero rwa ADPR ruri mu Rwintashya mu murenge wa Rukumberi, ahari hahungiyemo abatutsi biganjemo abayoboke ba ADPR. Muri urwo rusengero bari binjiyemo birundanyije, basengeshwa n'umupasiteri w'umututsi witwaga Yaramba. Abicanyi babomoye urugi, maze Birindabagabo wari n'umuyoboke w'iryo dini ari naho yasengeraga, afata imbunda atangiza ubwo bwicanyi, arasira pasiteri Yaramba imbere ku ruhimbi. Abatutsi batangiye guterwamo amagrenade, ari nako abageragezaga kwiruka batemwaga n'interahamwe nyinshi zari zarugose. Icyo gitero cyaguyemo abaturage barenga 1,800. Itariki 10 Mata 1994 burugumestre wa komine Sake Ernest Rutayisire, depite Mutabaruka na Birindagabo Jean Paul bakomeje kuyobora ubwo bwicanyi muri Rukumberi, bakomeza kugaba ibitero. Ni nako byagenze ku itariki 14 z'ukwa 4. Mutabaruka, Rutayisire na Birindabagabo bagiye ku kigo cya gisirikare cya Kibungo gusaba abasirikare bo gutera Rukumberi kuko bavuga ngo abatutsi baho bimvanze n'inyenzi none bananiranye. Ku itariki 16 Mata 1994 abatutsi ba Rukumberi bari bamaze rwose kunegekazwa n'ibyo bitero byabibasiraga umunsi ku munsi. Icyabaye kuri iyo tariki ya 16 Mata cyari icyo gukubura, nkuko depite Mutabaruka yaje kubyigamba. Kuri iyi tariki ikiyaga cya Mugesera gihuza Sake, Mugesera na Bicumbi cyari cyuzuye amato yambutsaga interahamwe zivuye Mugesera, izivuye muri komine Bicumbi ngo zijye gutera ingabo mu bitugu izarimo kurimbura Rukumberi. Abambutse mu mazi bahereye mu ifunzo bavumbura abatutsi bari bahihishe, barabazamukana bahura nabi musozi, bahigaga mu masaka, bagenda bica abo batutsi uko bagendaga babavumbura.
uwo munsi niwo abatutsi benshi babuze uko babigenza, benshi bahitamo kwiyahura mu mazi y'ikiyaga cya Mugesera ndetse n'ibyitwa intoro biba hagati mu rufunzo, banga kwicwa nabi bashunyaguriwe. Kuri iyo tariki kandi abatutsi biganjemo abagore, abana n'abasaza bari bateraniye mu rugo rw'umututsi witwa Mushoza. Igitero kiyobowe na Depite Mutabaruka n'abasirikare cyarahateye kica abari barimo hafi ya bose, kuko ku mbuga y'urugo ndetse no mu nzu hari harunze imirambo myinshi y'abagore babaga banacujwe imyenda n'abandi. Mu minsi yakurikiye hakomeje kuza ibitero byica abatutsi bari babashije kurokoka, ari nabwo batangiye kujya bakora icyo bise ngo ni uguhera ruhande, aho bazengurukaga imirima y'amasaka bafite imihoro ku buryo hagati y'umuntu n'undi nta mwanya ucamo, bakagenda batema kugira ngo hatazagira na hamwe umututsi yihisha. Iyicwa ry'abatutsi kandi ryakomereje muri Rwamagana kwa Konseye Turatsinze François wa Kigabiro. Ahangaha hiciwe abatutsi benshi bari bahahungiye yabijeje umutekano. Banahiciye abana bato benshi bamburwaga ba nyina bakabajugunya mu musarani ari bazima, bafatanyije na Burugumesitiri Bizimana Jean Baptiste wa Komine Rutonde. Mu bitaro bya Rwamagana hiciwemo abatutsi bari barwariyemo, abandi ari abarwaza n'abari bahahungiye baturutse mu mujyi wa Rwamagana. Ku kiyaga cya Muhazi mu murenge wa Muhazi i Rwamagana naho hiciwe abatutsi bagera ku 3,000. Interahamwe zabambitse ubusa, bagenda babakubita babatema ibitsi by'amaguru kugeza babajugunye mu kiyaga cya Muhazi. Ababyeyi bahekeshejwe abana babo bakabarohana muri Muhazi kandi babizi ko batazi koga bagahita bapfa. Harimo nabo baziritseho amabuye kugira ngo bahite bamanuka hasi cyane mu mazi ntibazigire bazamuka hejuru nubwo babaga bishwe. Abahungiye ku musozi wo mu bitare bya Rutonde bahanganye n'interahamwe kuva ku matariki ya 12, 13, 14 na 15, kuko bari bahahuriye ari benshi baturutse ahatandukanye, baza kuneshwa ku itariki ya 16 Mata 1994 baricwa harokoka mbarwa. Interahamwe zari ku isonga zari ziyobowe n'umupolisi witwa Mugwaneza, Habiyakare, Ruhatana, Sibomana, Rusatsi, Ntihabose, Mudaheranwa n'abandi. Wakoze kuba wakurikiye ikiganiro, tubwire icyo ugitekerezaho unagisangiza abandi.